Bwana Alex, hari amakuru yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga avuga ko babafatanye umutwe w'umuntu. Uwo mutwe w'umuntu kuko yaba ari uwanyu? Oya, imbaraga z'Imana nizo zawufashe, ariko uwo mutwe wari wakoreshwaga n'abarozi. Nitwa Maisha Pacifique, mu rugo ni Masisi, aho nkamba Nairobi. Ukaba ubarizwa Nairobi? Niyo nkora y'akazi kanjye. Hanyuma ifoto yagaragaye uri ufite umutwe w'umuntu, yaba ari wewe cyangwa se barakoresheje? Umutwe by'umutwe ntabwo umutwe wari uwanjye, umutwe wasanzwe munsi y'intebe. Inspector, allow me to ask you one question. Are you going to send them back to their country, or you are going to take them to the court? The matter is still under investigation. Okay. And we will wish that we wouldn't talk about anything at the moment. Okay. Mwiriwe neza mwe mwese mukomeje kudukurikirana kuri Voice of Mulenge. Turizera ko mumeze neza, n'abatameze neza turabasabira kuza kumera neza. Nanone tubifuriza kuza gusoza umwaka neza wa 2024, dore ko turi mu mpera z'umwaka. Kuri microphone ni Andrew Iranzi, The Voice of Mulenge, cyangwa se ijwi ry'Imurenge. Nkaba mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cyangwa se mu makuru yacu. Ni ikiganiro tutari buze gutindaho, ni inkuru imaze igihe ivugwa kuri social media, ni inkuru yagiye igarukwaho n'ibinyamakuru byinshi bitandukanye, byaba ibya hano muri Kenya ndetse na hanze ya Kenya. Inkuru yavuzwe ku bantu bafatiwe kuri boda ya Busia, umupaka ugabanyije Uganda na Kenya. Inkuru y'abantu bafatanywe umutwe w'umuntu, ni inkuru yavuzwe cyane, ya trendinze cyane. Abantu benshi bagiye babyibazaho ko byaba ari ukuri cyangwa se yaba ari kinyoma, dore ko havuzwemwo n'ibihuha byinshi. Ibyo byose rero nibyo byatumye tushakisha amakuru yimbitse kuri iyi nkuru, nubwo yagiye itangazwa n'ibinyamakuru bikomakomeye, ariko nanone nabyo byagiye bigaragara ko nabo bagiye bayitangaza batahibereye. Harimo n'ikinyamakuru cyo mu Rwanda cyaje kuyigarukaho, ariko nanone ni wagaruka ukurikiranye neza uburyo bayitangajemwo, nubwo bavuze ngo ni inkuru bakurikiranye, ariko usanga hari amakosa bagiye bashiramwo bigaragara ko batari bahibereye. Ni wakurikirana inkuru, reka twumve uburyo yabashe kubitangazamwo ho gatoya. Twabonye mu bambiri, ariko twirinze kugarukaho mu gihe twari tukiri gushaka amakuru arambuye ndetse anizewe agaruka kuri iyi nkuru. So rero hari amakuru yemeza neza yuko umunyamurenge babandi bafite inkomoko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umukongomani muri imodoka ya Trinity baje kuba bafatanywa umutwe w'umuntu. Rero abibazaga niba abangaba bari baturutse mu Rwanda, icyo twababwira nuko abangaba buririye iyi modoka ya Trinity ku butaka bwa Uganda, barakomeza hariya ku mupaka wa Uganda. Ati ni inkuru twabonye mu bambere, twirinda kuba twayitangaza, ariko nanone nubwo baje kuyitangaza ntabwo ibyo bavuze byari ukuri. Bavuze ko abantu bibaza ko abo bantu bari baturutse mu Rwanda ngo buririye mu Buganda, ibyo ntabwo ariko byari biri. Aba bantu bari baturutse mu Rwanda berekeza Nairobi. Nanone hari ikindi kinyamakuru gikomeye hano muri Kenya cyangwa se televiziyo ikomeye Citizen, nayo yaje kuyigarukaho, yaje kuyitangaza. Reka nanone twumve. Kituo cha polisi cha Busia baada ya fuvu la kizaza kilishuhudiwa nje ya kituo cha polisi cha Busia baada ya fuvu la mtu asiyejulikana kupatikana ndani ya basi moja la abiria ambalo lilikuwa likitoka taifa la Rwanda kuelekea jijini Mombasa. Ati basi kutoka jijini Rwanda ikielekea Mombasa. Hii ni uongo, ntabwo imodoka ya Trinity ijya Mombasa, ahubwo yari ivuye mu Rwanda yerekeza Nairobi, dore ko nabo bigaragara ko batangaje inkuru batahibereye, ndetse n'izindi nkuru n'ibindi binyamakuru bitandukanye byagiye bigaruka iyi nkuru, aho abantu benshi bagiye bavuga ko hari ibindi binyamakuru byavuze ko atari umutwe uri nomo cyangwa se n'umutwe uri artificial w'inkorano, ndetse hari n'abandi bagiye bavuga ko atari umutwe umwe babafatanya imitwe itatu n'ibindi bitandukanye. Ibyo bikaba byaratumye twebwe tugira gahunda yo kuba twamanuka kugira ngo tuhigerere turebe ibiri kuvuga kuri social media ko byaba bifite imvo n'imvano cyangwa se tumenya aho biva naho biri kwerekeza. Aha ejo rero tukaba twaramanutse twerekeza Busia, n'urugendo rurerure
rw'amasaha 10 twavuye hano saa 2 za nijoro tuza kugera ku mupaka wa Busia mu gitondo saa 12 zibura, aho twageze twaganiye n'inzego zitandukanye, haba hariya kuri border kuri immigration, umupaka ugabanya Kenya na Uganda. Nyuma yo kuganira n'abantu benshi batandukanye, twerekeje kuri station ya polisi aho bivugwa ko hafungiwe aba basore. Rero tuhageze tuhasanga umuyobozi uyoboye iyo station ya polisi n'umudamu, tuganira nawe nanone tumubwira ikitugenza, tumubwira ko hari inkuru imaze igihe ivugwa kuri social media, dushaka kumenya ukuri kwayo cyangwa se reality yayo. Nyuma yo kuganira nawe atwemera ko abo bantu bahari ariko nanone badafunzwe na Kenya Police. Ndagira ngo nkubwire ko mu nzego za polisi haba harimo department zitandukanye, na rero na leta na polisi ya Kenya nayo niko biba bimeze, bafitemo department zitandukanye, harimo traffic police, abashinzwe umuhanda, hakazamwo administration police, abashinzwe imitungo n'abaturage, hakazamwo DCI, abashinzwe iperereza, ndetse n'izindi nzego zitandukanye. Atubwira ko bafunzwe na DCI cyangwa se abashinzwe iperereza muri polisi, niyo bafunzwe nubwo bafungiwe kuri station ya polisi. Kenya Police yego niyo ikurikirana ibibazo criminal cases, ibibazo ibyaha nibo bakurikirana ibyaha, ariko nanone hari ibyaha badakurikirana, aho usanga bikurikiranwa na CID biterwa n'uburemere bw'icyaha cyakozwe. Rero iki cyaha cyafatwanye n'aba bantu, uyu mutwe wafatanywe n'aba bantu ntabwo birimo birakurikiranwa na Kenya Police, ahubwo biri gukurikiranwa na DCI cyangwa se urwego rushinzwe iperereza mu gihugu cya Kenya. Atubwira ko nta kintu na kimwe ashobora kuba yadutangariza, ahubwo tugomba gushaka DCI cyangwa se CID cyangwa se inzego zishinzwe iperereza muri iki gihugu. Aza kuduha nimero zabo, tuza kuvugana nabo, batubwira ko bari mu nama, twabategereza kuri office, tuza gutegereza kugeza igihe baje badusanga, nabo tuza kuganira nabo. Nyuma yo kuganira nabo badusabye ibyangombwa kugira ngo bagire icyo badutangariza, baza kutwemerera ko abo bantu bahari. Nanone nabo baza kuduha ikiganiro kigufi ngira ngo tuba twabasha kuba twabumva. Inspector, this is the voice of Mulenge. We are here to confirm the news saying that they have arrested 2 people from DRC Congo who are carrying the scar on the bus of Trinity from Rwanda. Is this true? As far as we are concerned, the matter is still under investigation. Okay. And we will wish that we wouldn't talk about anything at the moment. Okay. Until investigations are concluded and the suspects are arraigned before court, before we can talk about anything. But at the moment, information is still restricted. Inspector, allow me to ask one question. Are you going to send them back to their country, or you are going to take them to the court? Just like I've told you, yes. The matter is still fresh before court. Okay. And apparently investigations are ongoing. Okay. And if investigations are ongoing and we talk about this matter, we are likely to jeopardize the investigations. So like I said before, I will still insist. Members of the public should be patient with us to conclude the investigation before we can go for the next step, which is actually arraignment before court, so that we can continue from there. Okay. Thank you so much. Uyu twaganira n'umuyobozi wa DCI cyangwa se ushinzwe iperereza ku mupaka wa Busia, umupaka ugabanya leta ya Kenya na leta ya Uganda. Twaganira nawe, usibye ko yanze kuba yagira icyo adutangariza, yatubwiye ko hari amakuru bakirimwo bashakisha, iperereza rikirimo rikogwa, ariko nanone yatwemereye ko abo bantu bahari bafunzwe kandi bakurikiranwaho icyo cyaha cy'umutwe. Ariko nanone uyu isaha ya none ntabwo igihe cyari cyagera cyo kuba bagira icyo batangariza abaturage. Igihe kizagera bakaba batangariza social media cyangwa se tangaza makuru. Nanone twagerageje kuba twamubaza ko abo bantu ari abakongomani, yatwemereye ko ari abakongomani. Tumubaza se ko bazakomeza gukurikiranwa n'inkiko zo muri Kenya cyangwa se bazaba deportinga bakabasubiza iwabo bakajya gukurikiranwa n'inkiko ziwabo. Nanone nabwo nta kintu yigeze dutangariza. Tubwiye ko iperereza rikirimo rikogwa, birumvikana mu gihe polisi ikirimo ikora iperereza baba banga gutangaza amakuru, dore ko bishobora kubangamira iperereza ryabo. Biragoye kuba yagira ikintu aba yagutangariza
kubirimwo bijya imbere usibye gusa kuba yakwemera nanone ko abo bantu bafite ibyo biba bihagije mu gihe iperereza ritararangira. Byumvikana ko iki kibazo kitoroshe ari ikibazo kigoye, ni ikibazo bakirimo bakurikirana, dore ko babamaranye igihe kirenga icumweru, kandi mu makuru dufite nuko kuwa mbere bari bitabye urukiko aho rwaje kubaha iminsi yo kuba baba bakiri kuri station ya polisi mu gihe hakirimo hakogwa iperereza ryimbitse. Nanone nyuma yo kuganira n'uyu muyobozi wa CID twamusabye ko ashobora kuba yaduheza amahirwe yo kugira ngo tubashe kwirebera abo bantu na kuba twareba ko dushobora kuba twabona uwo mutwe bivuga ko babafatanye. Ntabwo byari byoroshe, ariko kubw'amahirwe yaje kutwemerera kuba yaduhuza n'izi mfungwa zivugwa ko bakurikiranwaho icyaha cyo kuba barafatanywe umutwe. Rero twaje kubabona tuganira nabo. Mu by'ukuri abantu barimo bibaza ati inkuru n'ukuri ni ibinyoma, ndagira ngo mbatangarize yo dukurikiranye kuri Voice of Mulenge ni inkuru y'ukuri. Abo bantu barahari, barafunzwe, ndetse twagiranye nabo ikiganiro ku bantu barimo bibaza ibibazo byinshi bitandukanye, dore ko byarimo bigarukwa kuri social media bavuga ko ari abakongomani, harimo n'umwe wo mu bwoko bw'abanyamurenge. Abantu benshi ntabwo bigeze babyizera, biri mu bintu byatumye kuba twamanuka tukagera hariya ku mupaka wa Busia, dore ko abakongomani ari bene wacu, ari nayo mpamvu yatumye tuba twashiramwo agatege ko kugira ngo turebe ibintu biri kuvuga ko bifite ishingiro. Mu by'ukuri ndagira ngo tube twabasha kubiyumvira aba bantu bafunzwe ndetse bakurikiranwaho iki cyaha cy'umutwe. Twagira ngo tukubaze ku makuru amaze igihe avugwa hano y'abantu bafatiwe Busia bafite umutwe w'umuntu, kandi ifoto yawe yaragaragaye kuri social media. Nibyo se koko yaba ari wowe ufite uriya mutwe cyangwa se barakubeshe? barambeshe habayeho confusion. Okay, banza wibwira abadukurikiye kuri ibwira abadukurikiye kuri Voice of Mulenge. Okay, nitwa Maisha Pacifique, mu rugo ni Masisi, aho nkamba Nairobi. Ukabarizwa Nairobi. Niyo nkuru y'akazi kanjye. Hanyuma ifoto yagaragaye uri ufite umutwe w'umuntu, yaba ari wewe cyangwa se barakubeshe? Umutwe by'umutwe ntabwo umutwe wari uwanjye, umutwe wasanzwe munsi y'intebe twari twicayemo. Ubwo nyine kuko nari ndi muri immigration ndi guteza passport yanjye ndi gusohoka, mu kwinjira mu modoka sanga wari gucye imodoka aravuga ngo ni ngewe ngo nyine umutwe, ariko ntabwo umutwe ari uwanjye, nubwo nzi naho byaturutse, ariko nyiri umutwe yararaho nuko yaracitse, naho ubundi ngewe ntago nari nta naho mpuriye nabyo kabisa. Nyiri umutwe se yaje kuboneka cyangwa ntabwo araboneka? Yaje kuboneka. Ari he? Ari hano muri station ya polisi. Murafunganye? Turafunganye. Arabyemeza se ko ari we nyiri umutwe? Arabyemeza rwose ko ibyo bintu ari ibye. Ababwira ko banandekure ko ntaho bihuriye, ababwira ko impamvu y'iki cyose barimo kumara singa, ariko yagize ubwoba bitewe n'abantu benshi bari bahari, agira ubwoba, ariko kubw'amahirwe y'Imana yaje kuboneka ko nyine byari byangiyeho byose, bavuga ko ari ngewe nyirabyo, kandi ntabwo ibintu njye nabikora byo kugenda n'imitwe y'abantu rwose, ntabwo nigeze mbikora. Nose waba uri umukongomani cyangwa uri umunyarwanda? Njye ni umukongomani. Umukongomani. None se kuri iyi saha polisi irabivuga iki ko bakugize umwere mugenzi wawe umufunganye? Okay, bafashe umutwe bafite na telefone zacyo ngo bagiye kuzi investigating cyangwa kuzikorera iperereza ngo barebe niba ntaho duhuriye, ntaho mpuriye nabyo. Nawe bafata ibyiwe n'uwo mutwe barawutwara batwaye muri laboratoire. So abo biri mu biganza ntabwo barazana ibizamini, ariko ngiye bambwira ko bari buze kundekura ibyo bizamini nibisohoka, ariko nyine abyumva ntabwo nizeye ko kuko bamaze bambitse igihe kirekire bambwira barandekura. Nimba ari n'uburyo mwadufasha rwose kugira ngo njye mu kazi kanjye kuko ari kwangirika. None se mwaba mwaritabye urukiko? Twitabye urukiko. Twitabye urukiko. Ageze mu rukiko nyine baratubaza, abemeza ko babwira ko ikintu ari icye, ko njye ntaho mpuriye nabyo, ko habayeho kumbeshyera. Okay, sawa, murakoze.
rero uyu mwumvaga yitwa Maisha Pacifique, ntabwo byadukundiye ko ntabwo bigeze batwemera kuba twakoresha video, usibye gusa kubafata amajwi tukaba twaganira nawe. Ni umunyamasisi nk'uko abyivugiye kuva muri Nord Kivu. Uko iwe yatubwiye n'uburyo twaganiye ikiganiro twagiranye, bavuga ko ari umwere mu by'ukuri yarenganye ndetse ashaka ubutabera ko bwamurenganura. Avuga ko mugenzi wiwe ari we nyiri mutwe, gusa icyo azira nuko habayemo confusion cyangwa se kuba bamwitiranya, dore ko ngo yari yikiranye n'uyu ushinjwa kuba afite uyu mutwe. Ndetse mugabo atubwira ko mugenzi wiwe yaje kumushinjura yamugize umwere haba mu rukiko ndetse na kuri polisi. Ariko ni ikibazo abantu bakirimo bibaza, natwe ubwacu ntabwo bigeze baduheza umwanya uhagije polisi yo kugira ngo kube twababaza ibibazo byinshi. Ariko nanone wakwibaza impamvu uyu musore avuga ko ari umwere kandi na mugenzi wiwe amushinjura akaba yamugize umwere ariko akaba atarimwo kurekurwa. Rero kuri Maisha turacyarimo twibaza impamvu atarekugwa kandi wibwiwe avuga ko ari umwere. Habayeho kwibesha kuba gusa yaricaranye na mugenzi we bitakagombye kuba agomba kubiryozwa. Ariko nanone mu gihe iperereza rikirimo rikogwa akaba atararekurwa, ntabwo twahera dushingira ko tuvuga ko ari umwere, dore ko nawe ubwiwe abyivugira ko polisi yafashe pasiporo zabo n'amatelefone yabo n'uyu mutwe bakaba barabyorohereje muri Kenya Forensic Laboratory. Ni ahantu hakorerwa ibipimo bashaka kureba ko icyaha uburyo cyakozwemwo. Ni muri CID hano Kiambu Road niho ngo byoherejwe. Haracyarimo hakorerwa iperereza ryimbitse. Ntekereza ko iperereza niryarangira nibwo Maisha ashobora kumenya ko ari umwere cyangwa se atari umwere, dore ko nayo makuru arimo guhihiswa ku mbuga nkoranyambaga avuga ko aba basore bagiye batravelinga mu bihugu bitandukanye kandi nanone bakagendera at the same time, bakagendera rimwe bagasohokera rimwe, bigaragara ko bashobora kuba baziranye. Kuba bamurekura nanone bishobora kuba byabangamira iperereza rikirimo rikogwa. Rero byatumye tunaganirana na mugenzi wiwe, nawe tumubaza kubyo bashinjwa ko yaba abyemera. Rero ndagira ngo nawe tube twamutega amatwi twumve ikiganiro twagiranye. Bwana Alex, hari amakuru yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga avuga ko babafatanye umutwe w'umuntu. Umutwe w'umuntu kuko yaba ari uwanyu? Ntabwo ari uwacu kuko ni imbaraga z'imyuka mibi ya shitani zafashwe. Rero kubera ko twe twazifashe ziratwitwirirwa, ariko ntabwo ari uwacu. Ubwo uvuze imbaraga za Satani usobanuye iki? Usobanuye ko ari imbaraga z'abarozi, imyuka mibi ya Satani iva ku mbaraga z'abarozi. Nizo zaba zarazanye uwo mutwe? Oya, imbaraga z'Imana nizo zawufashe, ariko uwo mutwe wari wakoreshwaga n'abarozi. Wari musenga se? Twarimo dusenga. Usengera mu modoka? Yego. Uraza abantu ntibawubona? Ntibagombaga kubona kuko waje mu buryo bw'umwuka. Ariko wowe warawubonye? Narabonaga kuko nari mu mbaraga z'umwuka w'Imana. Hanyuma urangije kuwubona wakoze iki? Wamenyesheje abashoferi cyangwa se kondakta? Abo twagombaga kubamenyesha kuko kwari kubarereta abantu w'icya kabiri, hari nijoro cyane rikabije. Ubu rero ntabwo twigeze tubibamenyesha. None se kuri ubu polisi irimo irakubwira iki? Uri kubasobanurira ibyo bintu bakabasha kubyumva? Ntabwo bisobanukiye kuko imbaraga z'umwuka n'abanyamategeko ntibihura, ariko barimo kuvuga ko barimo gukora investigation juste ngo bamenye ko ari cyo bivaho. Mu mategeko ndatekereza ko ibyo bintu badashobora kubyumva. None wowe urateganya kuba wabiprovinga gute kugira ngo babashe kubyumva babone ko uri innocent? No gukomeza kubibasobanurira kuko nta bundi buryo twabisobanuramo kuko ntibari mu mbaraga z'umwuka, bari mu buryo bw'amategeko. Dukomeza kubibasobanurira kugeza babyumvise. None kuri ubu ni ikihe cyizere mufite? Dufite icyizere kuko Imana irahari kugira ngo tuvuganire kandi tuburanire kuko niyo dukorera izabikora. Niki watangariza abantu badukurikiye nuko bakomeza kwizera imbaraga z'Imana no kudusabira kugira ngo ukuboko kw'Imana kwigaragaze. Sawa, murakoze. Rero uyu ni Alex twaganira nawe, n'umukongomani wo mu bwoko bw'abanyamurenge, akaba aturuka muri Sud Kivu muri Haut Plateau. Rero ku bantu barimo bibaza ko
mu by'ukuri haba harimwo aba bantu baba ari abakongomani bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Nibyo mu by'ukuri uyu musore twabasha kumubona kandi twaganiriye nawe, ndetse mugabo iwe arabyemera kandi avuga ko mugenzi we arengana. Nabyo ukibaza impamvu uyu mugenzi we arengana ariko akaba atararekugwa. Byanga byakunda twabivuzeho, harimwo andi makuru polisi kirimo ishakisha hagati yabo bombi. Nanone twagerageje kuba twamubaza uburyo uyu mutwe yabashe kuwufata, atubwira ko yawufashe mu buryo bw'amasengesho, mu buryo bw'imbaraga z'amasengesho. Tumubajije ko yaba yarawuvanye mu Rwanda, atubwira ko yawufatiye mu nzira mu modoka igihe yarimo asenga. Uwo mutwe wabashe kuza mu buryo bw'umwuka, nta bantu babashe kuba bawubona muri bisi, ariko iwe yabashe kubona kubera ko ari mu mbaraga z'amasengesho. Tumubaza ko yaba yarabashe kuba yamenyesha umushoferi na kondakta, nanone atubwira ko ntabwo yabashe kubamenyesha mu buryo bwo kwanga kuba yateza umutekano muke ku bagenzi bari muri iyo bisi. Nanone ahangaha twibajije impamvu yabashije gufata ikintu nk'iki, akagifata akagishyira muri bage, ageze kuri boda ntiyabimenyesha shoferi na kondakta, nanone ntiyabimenyesha inzego z'umutekano. Aha nabyo haracyarimwo urujijo. Twamubajije ko hari abantu baba barawubonye igihe yawufashe, atubwira ko batagombaga kubona kubera ko batari mu mbaraga z'amasengesho, iwe yabashe kubona kubera ko ari mu mbaraga z'amasengesho. Ariko nanone wari wagarutse mu buryo buri fiziko, warimo ugaragara. Wakwibaza impamvu atabimenyesheje inzego za polisi cyangwa se abimenyeshe abashinzwe imodoka, nabyo ukumva ko haracyarimwo urujijo. Ariko iwe arabyemera, avuga ko uwo mutwe yawufashe ariko awufata mu buryo bw'amasengesho. Nanone avuga ko icyari kigenderewe kuri uwo mutwe ni igihe ko cyari cyatezwe bisi kugira ngo ize gukora accident. Iyo avuga ko yabashe kuramira ubuzima bw'abantu benshi. Rero hari inkuru zagiye zimugarukaho zivuga ko byenda yaba ari umutekamutwe ashaka kuzana kuba yagira abatuburira hano mu gihugu cya Kenya. Mu by'ukuri ukurikije uburyo yarimo bivuga, n'umuntu ubivuga afite confidence, ubona mu by'ukuri ntabwo ari ibintu ari kuvuga asa nkaho ashidikanya. Avuga ko yawufashe mu mbaraga z'amasengesho ari gihe ko yafashe. Rero byatumye twifuza kuba twabasha kubaza inshuti za hafi, tuza kuvugana na bamwe mu nshuti ziwe, aho twaje kuganira kuri telefone, nubwo batifuje ko kuba twabavuga amazina yabo, ariko n'abakozi b'Imana bazwi hano mu gihugu cya Kenya ndetse n'abari hanze ya Kenya. Twaganira nabo kuri telefone tubabaza ko uyu musore Alex ibyo avuga byaba bifite ishingiro. Batwemereye ko bavuga ko ibyo avuga mu by'ukuri birashoboka 100% kubera ko ni umukozi w'Imana, ngo mu banyamurenge mu bantu dufite bafata ibiheko, nawe aracari mu bambere. Ibo ngo ntabwo bafite gushidikanya, ibyo yavuze mu by'ukuri baremezanya nawe, birashoboka 100%. Rero hari abantu bemeranya na Alex ko ico gishobora kuba ari gihe ko yafatiye muri bisi, ariko nanone hari abantu batabyiyumvisha, bimvisha ko yaba ari umutwe yarafite, ahubwo yarafite izindi attention kuko byagiye bigaruka kuri social media. Ariko nanone n'inzego za polisi niko yabasobanuriye, kandi nabo ntabwo babyiyumvisha ibo. Ndetse mugabo igihe twarangije gukorana ikiganiro, bambajije kubera ko twarimo tuganira mu rurimi rwacu, bambaza uburyo yansobanuriye, mbabwira ko yambwiye ko yafashe uriya mutwe yawufashe mu buryo buri spirituel. Barambwira ati mutubwirire yongere ahamagaze ikindi gihimba kugira ngo natwe tubyibonere, duhere ko twemera ibyo ari kuvuga. Ariko nanone mu gihe atabasha gukora ibyo bintu biragoye. Rero iyi ni kesi irimwo urujijo, ni kesi itumvikana kubera ko ibintu by'umwuka kujya mu mategeko ni ibintu bihabanye, ni ibintu bigoye. Mu by'ukuri ni ibintu bisaba evidence. Niba koko avuga ko yabifashe mu buryo bw'umwuka, nanone bizamusaba ko byenda kuba yahamagaza ikindi, cyangwa se ashobora kuba yagaragaza preuve igaragaza ko ibyo yakoze atari ubwa mbere bikoze, n'ubundi yanabikoze imbere yabo kugira ngo babe bamwumva. Ariko mu gihe ataratanga ubundi busobanuro, ndatekereza ko polisi aya ntabwo ari amakuru bashobora kugenderaho. Niyo mpamvu bakirimo bakora iperereza, niyo mpamvu uwo mutwe woherejwe muri laboratoire kugira ngo babashe kuba bakora iperereza ryimbitse n'aya matelefone. Rero ku bantu bari badukurikiranye kuri Gift TV barimo bibaza ko iyi nkuru yaba ari ukuri, mu by'ukuri ndagira ngo mbamenyeshe ko twe twabashe kuhigerera kandi twabashe kubona n'aba basore. Umwe aturuka muri Nord Kivu, undi ava muri Sud Kivu. Umwe arabyemera, undi nawe arabihakana avuga ko arengana. Ariko nanone hakaba hari amakuru
avuga ko aba basore bagiye basohokera rimwe mu gihugu, batembereye mu bihugu bitandukanye kandi bakagendera rimwe ndetse nanone bakongera bagasohokera rimwe, bigaragara ko atari ubwa mbere bashobora kuba baziranye. Iyi nkuru ni inkuru irimwo urujijo, dore ko yagiye ivugwaho n'ibintu byinshi bitandukanye by'ibihuha bituma abantu benshi batayizera, ariko ndagira ngo nkumenyeshe ko iyi nkuru ntabwo ari ibihuha, ni ibintu biriho. Aba basore bafungiwe hariya kuri sitasiyo ya polisi Busia hafi y'umupaka wa Uganda na Kenya, aho bakurikiranwa icyaha cyo kuba barafatanywe umutwe w'umuntu. Tukaba tutarabashe kubona uwo mutwe, bivuga ko umutwe bawohereje muri laboratoire hano Nairobi. Nanone iyi nkuru tuzayigarukaho mu makuru yacu ubwo aba basore bazitaba urukiko. Ndatekereza ko iperereza rizaba ryarangiye rya polisi, aho tuzabasha kumenya ibiri kuvugwa muri iyi nkuru, ibyo aba basore batangaza. Umwe avuga ko ari umwere, undi nawe avuga ko yabifashe mu buryo buri spirituel cyangwa se mu buryo bw'umwuka. Ni ibintu mu by'ukuri bikirimwo urujijo, ni ibintu abantu benshi bakirimo bibaza, ibintu yaba yarafashe nk'ibi by'umutwe, nanone akaba atarabashije kuba yagira undi yabibwira habo bicaranye, cyangwa se kuba yabwira abashinzwe imodoka, cyangwa se kuba yageze ku mupaka wa Busia, nanone akaba atarabasha kumenyesha inzego za polisi, umutwe bakawusiga mu modoka kugezaho abashinzwe imodoka bageze ahantu baza kuwubona, babona ko harimo ikintu kidasanzwe gifunze, baza gushikiriza inzego za polisi kugeza batawe muri yombi. Akaba ari bwo aza gutangariza inzego z'umutekano ko ari ibintu yafashe mu buryo bw'umwuka. Rero ni ibintu mu by'ukuri bigoye kuba wabyizera, cyangwa se polisi ni ibintu idashobora kuba yashingiraho kuba yamutega amatwi. Niyo mpamvu iperereza rikirimo rikogwa. Rero ndagushimiye wowe warudukurikiranye kuri Voice of Mulenge. Rero turagushimiye wowe wahisemwo kubana natwe mu kiganiro cyacu cyangwa se mu makuru yacu y'uyu munsi. Tukaba twagusaba gukora share, like and comment, nanone ukaba wakora subscribe kugira ngo ujye ukomeza ubane natwe mu biganiro byacu bitandukanye. Ciao ciao.